So guys, nongeye kubaha ikaze no kuri Venke Empire na mukunzi wa filime yacu Ibanga. Nawe mukunzi wa Venke Empire warabuze behind the scenes za filime Ibanga cyangwa se ukaba warabuze ibikorwa bya Venke Empire. Uyu munsi noneho twaje tuziye rimwe. So muranyihanganira ku kibazo cye cyahabaye kubera ko ntabwo mwigeze mubona ibikorwa bya Venke Empire muri kino gihe. So guys, rero muraza kwihanganamo gakeya kuko nyine nakabazo kari kahabaye. Murabizi ko natwe tugira utubazo tugendanye n'ibikorwa bya tekinike kuri channel yacu cyangwa se mu bindi bikorwa byose tuba dukoresha. So guys, rero bankwaye ikaze hano kuri Venke Empire nawe mukunzi wa filime yacu Ibanga. So niba utarakora subscribe nkama ngushishikariza kuba wayikora kugira ngo buri bikorwa byose bisohotse vuga kuri filime yacu Ibanga ubi wabibonera igihe. So guys, rero uyu munsi tubafite episode ya 62. Murabizi ko ejo episode ya 61 ukuntu yarangiye mwabibonye. So guys, rero niba utegereje episode ya 62 uyu munsi mukanya saa 7, murabizi ko tutajya tubatindira ni saa 7 zuzuye ubundi mukaba mwabonye episode ya 62 kandi murabizi ko uyu munsi noneho twabazaniye umukinnyi wanyu mwari mwarabuze nk'ibisanzwe. So murabizi ko bijiyo bija ataraheruka kubakinira muri episode ziheruka. So guys, rero bijiyo bija uyu munsi twamuzanye muri episode ya 62 kandi turabizi ko mumukunda cyane kandi narwe turabizi ko iyo yanabuze muri episode tuba duhombye cyane. So kandi guys, rero uyu munsi niba uri umuntu ukaba unashaka kugira ngo ube wagira uruhare muri filime yacu Ibanga ndetse ukaba utarakora subscribe hano kuri Venke Empire. So guys, rero mwamushishikaza kuba wayikora mu bambere ukanasharinga kuri bagenzi bayo kugira ngo nabo bajye babasha kwibonera ibikorwa byose bivuga kuri filime yacu Ibanga. So rero murabizi ko tubakunda cyane kandi natwe turabizi ko mudukunda cyane, niyo mpamvu tutabasha kubaho tutabafite. So guys, rero uyu munsi episode ya 62 isaha ni saa 7 kandi turabizi ko filime yacu Ibanga uyu munsi tasohotse. Turabizi ko namwe muba mubabaye cyane kandi narwe ntibiba byadushimishije kuko turabizi ko mudukunda cyane, nimwabaho mutareba filime yacu Ibanga. So guys, rero uyu munsi wa none nkaba naje ndi Venke, nkaba naje noneho musura nshyashya kubera ko hari akabazo kabaye kuri icano katumaga nabaha ibikorwa byose bivuga kuri filime yacu Ibanga. So rero duhure kuri episode ya 62 kandi ibikorwa byose mwakurikiranaga hano kuri Venke Empire mukaba mugiye kuwongera kubibona nkuko byari bisanzwe. So rero umuntu wese ukunda filime yacu Ibanga muhaye ikaze hano kandi aze yisanga amenye ko hano ari nko mu rugo. So rero umuntu wese unkunda ndetse nanjye amenye ko ahantu hose hari, amenye ko mukunda cyane kandi amenye ko ntifuza no kumutakaza na rimwe. So rero nje ni Venke Empire kandi nkaba mbakunda cyane kandi nkaba nifuza ko mwanatandukana nanjye kuko murabizi ko nanjye nahabaho ntabafite kandi murabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora rimwe tuba turi gukorera. So rero nkaba nkwaye ikaze no kuri Venke Empire. So rero umuntu wese warabuze ibikorwa bya Venke Empire aje kwihangana kuko munabizi ko natwe tutari imana. Murabizi ko natwe hari ahantu tugera tukagira utubazo duke tuma tutabagezaho ibikorwa byacu nk'ukuntu tuba twabiteganyije ko bibageraho. So rero umuntu wese ukunda filime yacu Ibanga twongere duhure mu kanya saa 7 kandi murakoze, ndabizi ko mudukunda cyane.